y'all, come look at this. Iyo wavutse uba wasuzuguritse ndugu. Upfa kuba wavutse. Narabanje ndisuzugura ngewe ku giti cyanjye. Bivuze ko undi muntu uzansuzugura agashobora ku ntacyo bimbwiye. Wisuzuguye ute? Ese nkubwiye ngo ndimbwa. Ubwo igitutsi wantuka kiri munsi y'imbwa ni igiki? Kivi amakende makatu. Kiwerewere. Ibyemera. Amajide buraka ko ataririmba neza ntaryimbwa. Buri impamvu aririmba nabi nuko ataryimbwa. Umuziki wanjye ni uwanjye mayuti. Niko wavuze. Uriko byumva neza? Urabizi neza. Impamvu uyu mugabo aririmba neza aba mu mudugudu ry'imbwa kandi umudugudu urimo imbwa umudugudu w'imbwa. Nimba umva umuziki warananiye umva bawushoboye. Abo baje baryimbwa bazirire mu mahanga u Rwanda rwacu rukwiye Koko pastor nuko nguko bagenda babimbwa nabo. Aya mafaranga mbure kuyajyana ngo ajye muri studio bose badusabire busherizi. Ndagushimira kuko ntigeze nirukana kunuma. Mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe. Guys, ko dufite gahunda yo kuzuza miliyoni y'abasubscribers mu gihe cy'icyumweru. Iswe muri kuneza twaduca. Reka twikomereze gutya. Nyago arashaka kunyicisha buri munsi ankubita buri munsi namuzi tutarwana. Ntabwo ndamara nta kimwe kirashe tutarwanya. Nimugoroba yarankubise akafata mu ijosi ashaka kundiga ashaka kunyica. Akafata ansekura ku nzu. Akurusha ingufu se? Ndumu acyari muto wanjye ndi mukuru. Nyafite 33. Wafite ingahe? Afite inani kabiri. Mufitanye abana bangahe? 5. Tupfa ubusinzi n'uburaya. Iyo umugabo yinjiye agasanga wambaye akantu kagera hano ibere warigize gutya uzi ubushyuhe ahitagira niyo mwamwashwanye tavuga ati mfite wallahi mfite imboko kiniga kiramfasha siyo mpamvu kuzana umugore vuba ari bibisi umva se sheri uzatuma bakwita indaya hoya bazabinyite ngenza bindaya umugabo wandongo wifata muri ubwo buryo nyine ngo bari indaya umugabo wandongo nzamubera hindaya ariko kuwanjye mu nzu hariya muri cya cyumba cyanjye nawe ugomba kumuraya nzaraya nzakuguru nzakumanika hariya ukundi ngukubita hariya nsimbuke mbyinibera sinzarizirika ndizamure ndimukubita mu gituza ndigarure mukubita ikibuno mugarure paka hasi Jesus is Lord. Reka twumve impamvu umugabo bamutwara. Ntabwo umugabo bamutwara. Umugabo arambirwa ibibazo byawe arambirwa induru zawe za buri munsi. Aba bagabo s'abana bazi icyo bashaka. Umugabo niyinjira mu rugo ngamutunarika. Ejo agasohoka ngamuvuma. Yakwinjira singi mu mwanya wo kuvuga ngamutumbagiza. Uriya mugabo ikizamu cy'amahoro. Nuko uzasohoka mu rugo nta nivarisi atwaye. Akagenda mu mahoro. Nibyo kabisa. Wazambye mwa kutese. Cyo nigege wikoreye. Mbigibise ko nawe wagireka kuba umuturage ugakabye. Ntabwo ubibona abandi ahantu hose bari gutwika. Ubu turi gutwika. Bijabano ntawe kubereye pe. Nukuri. Kandi abantu bose baba bari gutwika nako babona ahantu hose kuri za TikTok, Facebook ahantu hose bari gutwika. Uzi kwagira ngo wikoreye ihene yarinze. Ihene yarinze ahura kabije nukuri. Nukuri. None uri gusa nk'utunyamaswa. Nkakaye kanyamaswa ngo. Nkakaye kanyamaswa uri kureba bugagi. Barakubwa ngo sha kubingajye usongoye umuntu. Uneshaga amafaranga ibyo byinyo nabirandura. Cihorere kikiza n'ubuzongo hano. Gorilla baby. Baby gorilla. Baby gorilla sha. Nuko ari inzobe naho ubundi ni ikigagi gitoya. Iyi ningagi ya karabe.
kubera iki kuki tugera ku gitsina tukavuga ngo igitsina si part of our body niba igitsina cyo gikoramo business kikakwinjiriza it's okay niba amaboko utayipinga ukaba sekretariya w'umuntu neza sekretari w'umuntu izo ntoki nta mutazifite nose nakugira sekretari wanjye gute utatayipinga nkorera appointment igitsina sasa ntabwo kiri part of our body niba kikwinjiriza it's business just like any other business wowe rero ubona kikwinjiriza sinize mba narabaye nyampinga imibonano mpuzabitsina abahanga n'abazaza bazabitwereka ariko iri mu bintu bitagera muri bitatu biryohera ikiremwa muntu abyumvise biri mu bintu biryohera ikiremwa muntu byambe cyangwa nicyo cyane noneho kuba umuntu wabiretse bavuga ngo yarokwe nuko yigomye ikintu gihambaye icyo cyonyine ariko kigomwa se bangani barahari ariko nibaki none icya kabiri kwigisha ubusambanyi nuko n'icyaha arabadefinisa nk'icyaha gikorerwa mu muntu ubundi pratikoma muri definition y'icyaha mugaturika baravuga ngo umuntu akora icyaha ate umuntu akora icyaha igihe itandukanyije n'Imana abizi kandi abishaka rwose niko mbyumva hanyuma indi definition y'iruhande nuvuga ngo icyaha ni ukubabaza mugenzi wawe sibyo bakanavuga ngo ubundi wakagombye kugira ngo ubabarirwe wagombye kubanza ugasaba mugenzi wawe imbabazi abasambana ubabaza undi ninde iyo umugabo aterese umugore akamuha ninde ubabara subiza ariko ninde ubabara ntawe kibaye icyaha wajya gusaba umuntu ngo mbabarira narakurongoye cyari kuhangeza cyangwa umugore akaza mbabarira naraguhaye urumva kwiba nk'ibyiye imikoro urababara kugora yiguze sibyo kwiba kwica kugira ngo ibindi byose ntabwo babaza mugenzi wawe kabisa ahubwo bwishima mwembi impamvu rero abigisha benshi bahera kuri icyo ni bwa buryohe burimo ni kuba gikorerwa mu muntu indani kikafegita n'ubwonko kuko babyita hari umuganga wajyaga ambwira ngo babyita ngo concentration maximale mortelle nuvuga ngo ni icyaha gikorwa n'umubiri wose nibyo kabisa umva gihe ibyigira nigende urirukanswe n'iki ko mbuje ari amasatani si twemeje ka kandi gato ko kuri katuza anniversaire winande kujya nkoresha izo mu nzu Imana ntabwo nzangira n'ibyo kuri alitari nkongeza amafaranga rero yiki ya service ngiye kugufasha wahinze ase wavuze neza ubwo turaza kwishimana urakayeguye wishimana nande utongera kunyikoreshwa pasi utava ngo nanyiri kofi ibyo mwankoreye umugenda byo ntavugisha menshi Jesus nese koko tugiye gukoresha buje turanakoreraho nababwiye ko abagabo kuntu bateye bagirira rihora rigurumana rimwe na gango ko mutima fusharuka menye buraya busigaye burabamo amafaranga bareka kugira wakagabo wenda kwiyana uburaya ndayi wawe Mana yacu turagushimye ko tutarindaye soni ubwabuze ibindi bintu nganiriza ibyino hari ico nakubwiye ngo uri mwiza oyata ubwino uri mu ibyino ino si habaga abantu batageze baba cecuru se babaga hano baracaroga babaga ino ni nk'ingegera birwaga bari kuntesha umutwe bamwe ngo tujyamane abandi ngo ngaho ngo nyirango aracyaroga ni ibintu biraho bamwe bakandanira abakobwa babo ngo nimba barongorere cyari kuhangeza ikintu nasaba abakunzi banjye ni uko bajya bamfasha bakakora subscribe
bakadorodaninga ibintu mba nashizeho akanyanga mu mutaranda kakuro byiza cyane crash lemon parankwi umugore ngo kereka bagakubise kwitwe munsi y'umukondo inzoga zagatwaye umutima karage karashira karapfa kavamo roho basigaranye utuntu tubiri mu magara ni nk'agatambaro kantu kameze nk'umwuka nk'uko ukabona kararindagiye mu buryobe n'ubusatsi bw'ubuvi ubu nindi bubwira wagira ngo bagufumbuye amazinanuki mu kanwa enya bobi kuzura ukunama muri kiriya kibindi washizemo iki gurani go mubyizi waza gucura ceceka gasoma inguge urakabiyo nguge wacahawe wagira ngo ntaho bakabyaye barakesitaye mubiri wagira nubwo bometseho zubukikigiraga amafaranga hano utazi guhinga murera we ahinga uhengamye kati inzara irakujyanye murera we hikaje amasaha mazima nk'agabandi bantu ubwo karabwerabweye mu dusaa 9 mu dusaa 10 nanje nje gutanga umubyizi agura kusa nageze iwawe ejo bundi atanga umubyizi mu sandugu yawe waneye wagira ngo ninguge haneka burinka urakabiyo nka wacahawe murakarindagira twikomereze miliyoni 200 usinyiye harya ubwo ku kwezi uzajya winjiza amafaranga ngahe nawe yabare warize imushaka mu buzima bwanjye ndamwanga sinigeze nanamukunda kandi no gusambana n'uburenganzira bwanjye mfite uburenganzira bwo gusambana bwo kurya nta n'impamvu yo gusambana bwo kuryamana n'uwo nshaka ku myaka yanjye nawe ajya kuryamana n'abakecuru bangana nawe akanyanga mu mutaranda kakuro umuziki wanjye ni uwanjye mayuti niko wavuze uri kubyumva neza oya umuziki warakunaniye Amag the Black ajya uvugisha ukuri nimba wumva umuziki warananiye umva bawushoboye ahubwo mu magambo uvuye wanyweye mukoro kuva muri gasoko records yo namu urabizi yes people want to be back who follow your one God you know good nazi lemon parankwi try to move that 40 feet pop thing that got my head is up wowe ndi kubona utondetse guco koko ntondetse se ntondetse turabona ntondetse ku mushito uramagorofa none uragiye ibintu byawe urabiringanyiza dore ubwiza menye uburaya busigaye burabamo amafaranga bareka nkubwira wakagabo wenda kwiyamye uburaya ndaye iwawe soni ubwo wabuze ibindi bintu nganiriza ubu abagabo babemera nanje nzaze harya niba nzibuka neza sinerutse uri pasiteri hajya ahubwo Yesu ashimwe mwa madafaka mu rusengero pasiteri arabaje ati ni iki kiryoha mu buzima ubusaza rukukuri wasambanye ivumbi rikamutumukira aravuga ati reka mbabwize ukuri kurongora no kurongorwa biraryoha pasiteri ati aho hantu ariko washimye kurongora umugore usurya uyu mugore ni mwiza ndagapfa iki gihe none rero twagiye tumusuhuza tumwitaza ndagira ngo wegere umwana mufungane bukwase sinshaka amazamu hagati yanyu
kandi uwakoye akora iyo ashaka nakubwira iki reka njye kwinywera inzoga ko Kigali bararongorana mw'abantu baba we yewe mbega ibi mana we imibonano mpuzabitsina mu gikoni ariko ikigiye Heka nayo bayireka bwo. Oya naye biraryoha. Oya. Za gusamba nano wenyine. Jeze nabyo mbaga nshaka. Yataye umukobwa akira agapfundure twigeye. Lemon parankwi. Oya. Yaha turashize none. Ni mwebwe. Natwe nitwe. Ndabibona. Ni nje n'uyu. Uyu ariko cyane cyane uyu. Majoko wanze kumbi. Imbwa barazirya. Urabona bazikunze. Ati bushete ziraryoje. Barimo barazimira bunguri. Imbwa wiri kugaburira abandi. Nanjye ngiye kwikugaburira. Jesus! Ese ko bavuze ubuzirya. Chapos. Ugiye kugizo brushete zose. Nusigaho nimwe. Satani. Toka Satani kwa jina la Yesu. Kwa sha urafata. Satani yabaye. Zana wa murizo. Reka mbwire Satani. Reka mbwire ntuze we. Reka mbwire ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power. Ni igishi. Umuntu yaguhangaye ngo uve ku nzoga. Amafaranga? Sha yampa amafaranga nzanywera ubuzima bwanjye. Ako umuryango n'ubisamba. Nde wisi gisabo. Ko bavugaga ngo imico z'abahungu zivaga kuri basera. Kabwera bwere karindagire. Ari nje sina nyoko wari ufite ubucakura nini. Ko nkurebaga nawe nkabona utari wiyoroheje. Uzi nyoko. Akopa ubungishije kuri ndu wawe. Utuvanemo ibintu byo kubeshanya. Burandi wawe munda. Bonye nico ntanga nanje ngo nitwa isko cyangwa ngo witwa umwana wanje nagitanga. Kuko uraruntangisha. Nko kubyara amasiha. No. Sawa. Kabatubyaye nabo bafite kandi mapeto umuntu yaba. Iyi ndiyimenye ikavamo. Yavuyemo rero itonde guhaka. Ndatuye $1 mu buzima bwawe. Ndahamagaye abahungu bafise $1. Abaperezida bo muri Amerika. Baza baraparika imodoka ngaho. Nizera Yesu. Ndahamagaye. Yerukanye bwa buhungu bw'ubunyeshuri. Nizera Yesu. Uze burareba handi bukatira ku banyeshuri bigana. Mwewewe uzura nkaba. Rubeshi bafise amafaranga. Nizera Yesu. Ndateketse Diamond. Afise ububasha bwo kuzana ubukene mu buzima bwawe. Ndamwirukanye. Bafise $1 batse. Ndirukanye ba Jamari, ba Patrick, ndirukanye ba Eric, ba Claude, ba Terence, ndirukanye ba Rashid. Pasta ugize n'icyo unyibuza. Haragahungu kagakene. Gakenye katajyana inoti y'ijana. Kaguma kaza kuntesha umutwe. Kirukane utongo ngo resira gakene. Yitwa Rashid. Ego. Ndakirukanye mu buzima bwawe. Ndirukanye n'abakobwa b'abagenzi bawe, abagenzi b'abakene. Ndirukanye ba Anita, ndirukanye ba Jane, ndirukanye abakobwa bacu, ndirukanye ba Amina, ndirukanye ba Sadia, ndirukanye amazina menshi mitse. Iyo ntabwo ari imiti mitegereje Yesu. Nta mutima wotegereza Yesu ngo ugambirire gukora ikibi. Nta mutima wotekereza Yesu ugambirire kugirira nabo umuntu atazi. Niki bose kukazamuka usanga mu mazu yabo harimo udukuru tw'isumu turicaye. Umuntu azaza guhimbaza mo hana gakuru tw'isumu karyamye muwe. Keke gasoma inguge. Urakabiyo nguge wacaha.
ikintu nasaba abakunzi banjye ni uko bajya bamfasha bakakora subscribe bakadorodaninga ibintu mba nashizeho akanyanga mu mutaranda kakuro byiza cyane courage